buzima, mu nshuti zawe za hafi uzahura na Yuda, Petero na Tomasi. Uzahura na Yuda uhora kugambanira, uzahura na Petero uhora kwihakana mu gihe uzaba ugeze mu bihe bikugoye, uzahura na Tomasi uhora gushidikanyaho. Ariko muri abo bose icyiza nuko ntawe uzigera kugiraho ijambo rya nyuma uretse Imana yonyine. Wavutse ufatwa n'abandi, wigishijwe n'abandi, yewe wagaburiwe n'abandi, aho wajyaga hose watwarwaga n'abandi, wagawe unashimwa ndetse n'abandi, aho uba ubana n'abandi, ibyo utunze wabikuye ku bandi. Ibyo byose bivuze ko n'ubundi muri ubu buzima nuramuka witabye Imana uzanashyingurwa n'abandi. Erega nta cyawe ufite n'ubundi, byose byahoze ari iby'abandi. Ni nk'uko na nyuma yawe n'ubundi bizongera bikaba iby'abandi. Isomo: iga kugerageza kubana kwihangana, higa kugira inshuti ubane na bose, kubera ko n'ubundi ibyo ufite byahoze ari iby'abandi. Bivuze ko n'ubundi ukeneye abantu kugira ngo ubeho. Ndagushimiye cyane.